ariko yari yaje no ku birori byacu byari byiza cyane kureba match yarangiye gutsinzwe. Hari ideni twe turimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, twe turimo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ideni by'umwenda w'ibitego bibiri, twe turimo ku ikipe ya Africans twagomba gutsinda ibitego birenzeho gato kugira ngo twishyure umwenda twatanga kuri stade Amahoro. Icyo nicyo cyari cyane, ariko nanone Rayon Sport ntabwo ijya iva ku bintu, we never say never, kubera iki turajya tuvuga ko byarangiye. Twabuze ku munsi wa nyuma ibyangombwa bya Bimbi, ataka wari waje kudufasha muri mwaka w'imikino birangira adasiba. Twagombaga kuzana rero Asmani. Uyu ni umwataka uvuye i Burayi. Uyu mwataka yakinnye muri Turikiya, yaciye muri Chypre, yakinnye muri Libya. Yari igezweho ni Rayon Sport. Ntabwo bimufasha iminota 30 wereka abanyarwanda ko ari umwataka wakinnye mu kose byatanga. Iyi ni akoko tuzanye mu shuri. Ntekereza twagakwiye kuba turimo turabona abantu bazana amaturo menshi kuri Rayon Sport, kubera ko uyu si umukinnyi wo gukina hano mu busanzwe, ariko twaremeye turahenda kugira ngo umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport nuzajya bafite ikibazo, wowe niba gaze kwaka byanze hamagara Asma umubaze uti bikora bite, gaze yakagute, nabyo arabizi. Niba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ukaba ufite ikipe ya volleyball ufana, mubaze ngo bakora serivisi bate, nabyo arabizi Asma. Niba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ukaba ufana na Patriot ukabona gutsinda panier byananiranye, hamagara Asma mubaze ngo bigenda bite. Niba ufite ikibazo cy'imodoka yanze kwaka, hamagara Asma mubaze ngo ibyo bintu bikora bite, byose arabizi. Uyu rero ni tukwisa ataka, n'umwataka ushoboye byose bitavuye bikina na kimwe. Iminota 7 yonyine yije mu kibuga atsinze ibitego, birabona ko aba ni abashyitsi, u Rwanda twabashyitsi. Yagakwiye gukomereza akaba yanatsinda n'ibindi bitego byinshi byisumbuyeho, ariko ahisemo guhagarika kugira ngo gatera n'ubwoba tuzatangira. Ese ibi bitego bibiri wabyita mu